Bishop Musha wa Diyoseze ya Shira ku gasozi keza ka Buruba hacirwaga imanza, none ubu ni kw'ivomo ry'ubumenyi. Abagukunda twese tukugane, wowe rudasumbwa. Sanura y'isi nziza, soko y'ibyiza, soko y'ubumenyi. Nyuma y'igihe kitari gitoya, nyuma y'igihe kinini gisa nkaho cyari kimaze kuba cyarambira abakristo ba Diyoseze ya Shira, Bishop Musha wa Diyoseze ya Shira arabonetse. Bamwe bagiye kwibaza bati Bishop Musha ubashe kuba yakwegukana uyu mwanya ninde? Ese nabaye bakandida bari bahanganye? Ese yatsinze ku kihe kigero? Ese uyu mu Bishop Musha avuye mu yihe diyoseze cyangwa se avuye mu yihe paruwasi? Ese amateka ye ni ayahe? Ese bagendeye kuki bamuhitamo? Abatsinzwe byagenze bite? Ubundi mu murimo w'Imana ntibavuga ngo yatsinzwe, bavuga ko barushanyije amanota makeya cyangwa se ibice. Rero uyu mu Bishop Musha wa Diyoseze ya Shira niwe tugiye kuba twababwira. Reka nshuti bavandimwe mubanze mukore subscribe, kandi mba mutarakora subscribe muhite muyikora, mukande no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubona notification ya video yose dushizeho. Nyuma y'aka kananga turaza kuba twakomeza na Bishop Musha wa Diyoseze ya Shira. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Abantu rero baribaza bati ese Bishop wari uhari byagenze bite? Ese kubera iki hari hashize igihe kingana uko nguko bataratora undi mu Bishop? Ese inshingano yakoraga zarimo zikorwa nande mbere yuko uyu mu Bishop Musha abasha kuba yagerwaho? Gusa reka tubibutse ko yari Diyoseze ya Shira iri mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, hariya mu murenge wa Muhoza. Iyi Diyoseze ya Shira ikaba yarayobowe n'ababishopu batandukanye, harimo abitabye Imana, hakaba harimo abari mu kiruhuko cy'izabukuru, hakaba harimo abarongerewe inshingano bakaba barazamuwe mu ntera, ndetse hakaba hariho n'abafunzwe bakaba bakurwa kuri uyu mwanya. Rero tugiye kubanza tubabwira by'ukuri ababishopu bayoboye iyi Diyoseze ya Shira kuva yabaho kugeza ubu ngubu. Turaza guhera kuri Incamihigo. Incamihigo niwe mu Bishop wa mbere wayoboye Diyoseze ya Shira, aja gusimburwa na Bishop John Rucahana ndetse n'umugore we Rucahana Harriet, ari nabo duhora tuvuga tuti aba bagabo Bishop John Rucahana ndetse n'umugore we bakoze ibikorwa by'intashikirwa, aho bubakaga Sunrise Primary School na Sunrise High School, bagashiramo abana b'imfubyi, abana b'intabwa, kandi bakavuza abari bafite ibikomere, kandi tukayotsa ko bamwe muri abo bana ari namwo haturutse Bishop wa Diyoseze ya Shira. Amakuru agenda aturuka mu bakristo hirya no hino agenda avuga ko iyi Sunrise Primary School yarereye u Rwanda, yarereye itorero. Rero kuba yakwibaruka Bishop Musha ntabwo ari ibintu bitangaje. Rero uyu Bishop John Rucahana niwe waje gukurikira Incamihigo. Noneho hamaze kuvaho Bishop John Rucahana hakurikiraho Bishop Dr. Rurambanda. Bishop Dr. Rurambanda rero niwe wakurikiyeho ayoboye asimbuye Bishop John Rucahana warugiye mu zabukuru. Rero Bishop Rurambanda n'umugore we Mbanda Chantal Mbanda bayoboye iyi Diyoseze ndetse bayigeza ku bikorwa by'iterambere byinshi, kugeza ubwo mu by'ukuri bazamuye ireme ry'uburezi muri Diyoseze ya Shira, bazamura amashuri y'incuke muri Diyoseze ya Shira, bavana abakristo mu bukene ubwo babahaga amatungo magufi. Rero Bishop Dr. Rurambanda akaba yarahise azamurwa mu ntera kubera ibikorwa by'inashikirwa agenda agakora, kugeza
nubwo yaje kuba yasimburwa na Bishop Dr Sam Mugisha Samuel Mugiraneza, aho bitaje kumuhira akabasha kuba yafungwa. Akimara rero kuba yafungwa, diyoseze ya Shira yahawe umusigire isigaranwa na Bishop Augustin Nahimana. Uyu Bishop Augustin Nahimana akaba ari Bishop wa diyoseze ya Kivu. Kuba rero yarayoboye amadiyoseze abiri si igitangaza, ahubwo nuko babonaga ayashoboye. Rero uyu Bishop Nahimana Augustin niwe wayoboye idiyoseze mu gihe kingana n'imyaka 2, mu gihe Bishop Dr Sam Samuel Mugiraneza yari afunzwe akurikiranweho ibyo bamuregaga, kugeza n'ubu ngubu ubwo bari bamaze kuba bavuga bati reka dutore umubishopu musha, ntabwo turakomeza kuragiza diyoseze yacu kandi hari byinshi birimo kugenda byadindira. Rero mu bakandida bari bahataniye uyu mwanya wa Bishop wa diyoseze ya Shira harimo uwo bita Bishop Rucagu Boniface. Twababwiye ko ari umwe muri aba bana bize muri Sunrise. Tunashimira Bishop John Rucahana wafashe aba bana b'intabwa, wadufashe ubwo twari gupfa tutamenye, yatatumenya ko dushaka kumenya, akadufata akadushira mu ishuri, akatuvuza, akaduhandura amavunja, akatugirira neza. Oh haleluya! Bishop John Rucahana turagushimiye, uri w'agaciro, ukwiye ishimwe. Gusa uri mutiganda mutaganzwa n'inganzwa, uri intwari, uwakuvuga ntiyashira ivuga, uwakurura ntiyashira irora, uwagutaka ntiyakonera intake. Gusa warakoze, wagize neza. Abana wareze bavuye mu maparuwasi, bari bararwaye amavunja, bararwaye bwaki, ubu twabaye abagabo, twarakuze. Bamwe dukora mu mishinga, abandi dukora mu mahoteli akomeye, abandi turi abarimu, abandi turi abasirikare n'abapolisi, abandi dufite ibigo byigenga. Turagushimiye, watugiriye neza. Reka twibutse abarimu batwigishije, barimo Tubanambazi Theoneste, ni umuntu w'umugabo, yatwigishaga France n'imibare. Ndibuka igifaransa gike nshobora kuvuga nicyo nakuye kwa Tubanambazi Theoneste. Igihe uyu mwarimu yabaga ageze mu ishuri, waribwirizaga, waba utafashe ibintu mu mutwe inkoni zikakurya, ariko ntabwo rwari urwango, ahubwo kwari kugira ngo tuzavamo abagabo bazibeshaho. Dushimira abarimu bose batwigishije, ba Wilson turabashimiye, ba Jeanne turabashimiye, ba Kadandi turabashimiye, ba Teacher Jimmy turabashimiye. Umuntu wese wagize uruhare mu kuzamuka kwacu turamushimiye. Kandi dushimire n'abaturage batanze ubutaka bwo kubakaho Sunrise Primary School. Ese muribuka indirimbo ivuga ngo ku gasozi keza ka Buruba hacirwaga imanza, none ubu ni ku ivomo ry'ubumenyi, abagukunda bose bakumenye, wowe rudasumbwa. Ngo Sunrise nziza, sangano ry'ibyiza byinshi cyane, turagukunda cyane. Iyo yari indirimbo. Wagera kuri high school ukumva turirimba ngo Sunrise High School, rise and shine, rise and shine, for you are beautiful the nation, God be with you evermore, evermore, for you are beautiful the nation. To the founders of Sunrise. Urumva, ni ukuvuga ngo turashimira aba founders ba Sunrise Primary School na founders ba Sunrise High School, aribo Bishop John Rucahana. Turagushimiye, ndetse n'abapasitori mwakoranaga umurimo turabashimiye, mwakoze ibikorwa by'inashikirwa. Rero turimo tuvuga ku bijyanye n'abakandida bahanganiraga uyu mwanya wo kuba baba Bishop wa diyoseze ya Shira. Aba bakandida harimo uwitwa Bishop Rucagu Boniface, hakabamo uwo bita Manirakiza Vitali, hakaza kwamo uwo bita n'undi mugabo bita Muramunsi. Uriya mugabo yayoboye amaparuwasi atandukanye,
rero nubwo adaturuka muri diyoseze ya Shira ntabwo byamubuzaga kuba yahatanira umwanya wo kuba bishop wa diyoseze ya Shira. Icyangombwa ni uko yagombaga kuba afite ibiri gusabwa byose kandi byuzuye. Rero hari ibyo basabwaga kugira ngo babashe kuba bakwiyamamariza kuri uwo mwanya. Muri bimwe basabwaga harimo kuba ari umukristo w'itorero Anglikani mu Rwanda, kandi akaba nibura yarabaye pasitoro muri iri torero igihe cy'imyaka 5 ikurikirana. Akaba kandi atarigeze afungwaho cyangwa se asezera kuri uyu mwanya w'igipasitoro, kandi akaba yubatse afite urugo. Rero ibi ngibi nibyo bashingiragaho bavuga bati umuntu uri bubashe kuba yabyuzuza arabasha kuba yahatanira umwanya wo kuba yatorwa nka bishop wa diyoseze ya Shira. Rero nshuti bavandimwe, reka tubanze tubasabe mukore subscribe nyaboneka. Nimba mutarakora subscribe muyikore kugira ngo ivideo zose dushizeho mubashe kuba mwazibona. Turabakunda kandi muraba agaciro, mukwiye ishimwe, mukwiye icyubahiro. Wowe wafashe umwanya ukicara imbere ya kamera uba ukwiye gushimwa. Turagushimiye rero, uri uw'agaciro. Aleluya.